Yesu ashimwe cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ni Reverend Dr. Serena basuhuza. Ni gahunda y'iminsi 30 yo gukira. Ni ijambo rikiza ku itariki ya 7 Kanama, ukwezi kwa 8. Dufite intego ivuga ngo Imana izasubiza ubuzima bwawe intege. Imana izasubiza ubuzima bwawe intege. Muri Rusi ibice 4 ku murongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo abagore babwira Nawomi bati: Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisirayeli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azatunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro aruta uwo abahungu 7 ari we umubyaye. Hari igihe ugira agahinda n'ibigeragezo bigatuma wumva ubuzima bwawe butazongera kugira icyerekezo. Nawomi yanyuze mu mubabaro no mu bwigunge, ariko Imana ntiyamutereranye. Mu bushake bwayo bwiza yahinduye amarira ye ibyishimo, imugarurira ibyiringiro, intege n'ahazaza heza. Icyo Nawomi atashoboraga kwigarurira ubwe, Imana yakimukoreye mu mugambi wayo utunganye. Iyo Mana niyo ishobora kuvugurura ubugingo bwawe uyu munsi n'uyu munsi. Ishobora kugusubiza ibyishimo, kuguha imbaraga igihe unaniwe, igakiza ibikomere byawe no kukuzuza ibyiringiro bishya. Ntukemere ko imibabaro y'uyu munsi igena iherezo ry'ubuzima bwawe. Uwiteka aracyakora, kandi mu gihe gikwiriye azakuzura, agukomeze kandi akuyobore mu gihe gishya cy'umugisha n'ubuntu bwe. Ijambo rikiza ry'itariki ya 7 Kanama riravuga ngo Uwiteka azasubiza ubuzima bwawe intege. Abagore babwira Nawomi bati: Uwiteka himbaza utakuretse nk'udafite umurengezi. Imana itugirire neza. Uwiteka himbazwe utakuretse nk'udafite umurengezi. Icyubahiro cye kizakwire muri Isirayeli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda azakurutira abahungu bawe 7. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Reka ndebe version ya Bibiliya yera, niyo turebe muri Bibiliya yera uko babisoma neza, tutabivuga nabi, tubishyiremo neza, kuko hari igihe dusoma n'amaverisiyo menshi ya Bibiliya. Hari igihe usoma muri Bibiliya imwe ukabona iguhaye ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo abamenyereye gusoma bamenyereye. Ni byiza ko dukoresha iyi Bibiliya yera tumenyereye, dukoreshe Bibiliya yera tumenyereye. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza muri kino gitondo. Haravuga ngo abagore babwira Nawomi bati: Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisirayeli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro aruta uwo abahungu 7 ari we umubyaye. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Hari ibihe igihombo n'agahinda bihindura uburyo umuntu areba amejo hazaza he. Iyo umuntu amaze kunyura mu bigeragezo byinshi no mu gucika intege inshuro nyinshi, ashobora kugeraho atatekereza ko ubuzima bwe bwazongera kuba bwiza. Ashobora gukomeza kubyuka buri munsi, ajya ku kazi, akavugana n'abantu, kandi agakomeza inshingano ze, ariko mu mutima hakaguma ikibazo kimwe kigira kiti: ese nzongera gukira by'ukuri ibyo nabayemo? Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Ububabare bushobora gutuma umuntu yumva ko ibihe byiza by'ubuzima bwe byarangiye, ko icyo asigaje ari ukwihanganira iminsi isigaye. Nawomi yari azi neza ubwo bubabare. Yari yarabuze umugabo we ndetse n'abahungu be bombi. Yagarutse i Betelehemu yikoreye intimba, kutamenya uko ejo hazaza hazamera,
ndetse yumva imbere mu mutima ari ubusa. Mbere yaho yari yarasabye abagore b'i Betelehemu kutamwita Nawomi, bisobanura uwanezerewe, ahubwo bakamwita Mara, bisobanura ushaririwe, kuko imibabaro yari yarahinduye uko yabonaga ubuzima bwe, nk'uko yavugaga iby'ejo hazaza. Nyamara Rusi ibice 4:14-15 tubona uwo Nawomi umwe ageze mu kindi gihe cy'ubuzima. Umuntu umwe arahinduka. Twatangiye mu gice cya mbere ari mu maganya ati muzajye munyica uwashaririwe, umuntu ushaririwe, washaririwe, wahuye n'akaga. Imana idufashe. Nyamara muri Rusi ibice 4:14-15 tukabona undi muntu noneho ubuzima bwe bwahindutse, abantu bari gusingiza Imana. Cyama nawe abantu bagasingiza Imana ku bwawe. Inkuru yasaga n'irangiye mu busa, yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo gusubizwamo. Abagore bamukikije bahimbaje Uwiteka bavuga ko umwana wavukiye Rusi na Bowazi azamugarurira ubuzima kandi akazamwitaho ageze mu zabukuru. Nawomi ntiyari yibagiwe umugabo n'abahungu be. Gusubizwamo intege ntibivuga gusubizwamo intege ntabwo ntibyavugaga ko ibyabaye bitigeze bibaho, ahubwo Imana yari iri kumuzanira ubuzima bushya, ibyiringiro bishya, intego nshya n'imbaraga nshya mu buzima bwari bwarakomerekejwe cyane. Iri ni ryo jambo rikiza ryawe ry'uyu munsi. Ibihe bikomeye wanyuzemo si byo bizagena iherezo ry'ubuzima bwawe. Imana idufashe. Ibyakubayeho bishobora kuba byaraguhinduye, ariko ntibisobanura ko Imana yarangije umugambi wayo kuri wowe. Imana irashobora kongera kukongerera imbaraga, ikagusubizamo ibyiringiro, ikaguha ubuzima bufite intego, kandi ikagushyigikira mu bihe wigeze gutekereza ko utazigera urenga. Kandi ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kongera kubaka byose ku mbaraga zawe, ariko Imana ishobora gusana aho ubushobozi bwa muntu bugarukira. Icyo ngicyo iragishobora. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Igice cya 4 cy'igitabo cya Rusi nicyo gisoza inkuru yatangiriye ku nzara, kwimuka mu mahanga, urupfu n'agahinda. Nawomi yari yaravuye i Betelehemu ajyanye n'umugabo we Elimeleki n'abahungu babo babiri kubera inzara. Bagezemo wabo Elimeleki arapfa, nyuma yaho n'abahungu bombi nabo barapfa. Amaherezo Nawomi agaruka i Betelehemu ari kumwe na Rusi, umukazana we w'umunyamowabokazi, wari warafashe icyemezo cyo gukomera kuri Nawomi no gukomera ku Mana ya Isirayeli. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ageze i Betelehemu, Rusi yatangiye guhumbura mu mirima, aza kugera mu murima wa Bowazi. Bowazi yari umugabo w'umunyacyubahiro kandi yari umwe mu bavandimwe ba Elimeleki bafite uburenganzira bwo gucungura umuryango. Yari yarumvise ubudahemuka bwa Rusi, uburyo abantu bavugaga ko yise kuri Nawomi, maze amwakirana urugwiro, aramurinda kandi amwereka ubuntu n'icyubahiro. Nawomi amaze kubimenya, amenya ko Bowazi ari umwe mu bacunguzi b'umuryango. Icyo bitaga umucunguzi ni umuntu umugore wapfakaye umugabo washoboraga kuba yamucungura akamushaka. Mu gice cya 3 cya Rusi yegereye Bowazi amusaba gusohoza inshingano ze nk'umucunguzi. Bowazi abyakira neza, ariko amusobanura ko hari undi mwene wabo wari ufite uburenganzira bwa mbere bwo gucungura. Yamusezeranije ko azakemura icyo kibazo mu buryo bukurikije amategeko. Niyo mpamvu igice cya 4 gitangirira ku irembo ry'umujyi, aho ibibazo byose by'amategeko n'iby'umuryango byakemurirwaga. Bowazi yahuriyeho n'uwo mwene wabo wari ufite uburenganzira bwa mbere, maze amugezaho ikibazo imbere y'abakuru b'umujyi. Uwo muntu yabanje kwemera gucungura umurima wa Elimeleki, ariko amaze kumenya ko harimo no kurongora Rusi kugira ngo izina ry'umuryango ritazima, yanga kubikora. Nuko yemera guha Bowazi uburenganzira bwe bwo gucungura, ni ukuvuga kurongora uwo mupfakazi wari wapfakaye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ntabwo nzi impamvu yatinye kuba yamurongora agahitamo umurima gusa, niba ari uko yari abonye Elimeleki wenda yamukunze simbizi.
Bowazi yahise atangaza nako Bowazi yamukunze. Bowazi yahise atangaza imbere y'abakuru n'abaturage ko acunguye umurima wa Elimeleki, Kiriyoni na Maholoni, kandi ko afashe Rusi ho umugore, kugira ngo izina ry'abapfuye rikomeze kubaho mu muryango. Abakuru n'abaturage bahita basabira umugisha Bowazi na Rusi. Nyuma ni nko kubakorera ubukwe. Nyuma y'igihe Uwiteka yahaye Rusi gusama inda abyara umuhungu. Ibyo byabaye umunezero atari kuri Rusi na Bowazi gusa, ahubwo no kuri Nawomi. Abagore b'i Betelehemu bateraniye kuri Nawomi bashima Uwiteka kubera uburyo yamwitayeho. Nawomi arongera abona umukazana we abonye umugabo. Bavuze ko umucunguzi Imana yamuhaye izamusubizamo ubuzima kandi akazamwitaho ageze mu zabukuru. Imana idufashe cyane. Uwo mwana bamwise Obedi, nyuma yaje kuba se wa Yese, nawe aba se wa Dawidi. Bityo igitabo cya Rusi kirangira no kwerekana ko agahinda k'umuryango umwe kahindutse igice cy'umugambi mugari w'Imana no gucungura Isirayeli yose. Igihe Nawomi yagarukaga i Betelehemu avuga ko agarutse ari ubusa, ntiyari azi icyo Imana yari iri gutegura. Imana yari iri kwandika amateka arenze kure ibyo yashoboraga gutekereza cyangwa kubona. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka turebe ubusobanuro bw'amagambo. Amagambo ya mbere y'ingenzi muri Rusi ibice 14 naya agira ati: hashimwe Uwiteka. Abagore ntibabanje guhimbaza Bowazi, Rusi cyangwa uwo mwana, babanje guhimbaza Imana. Ni ukuri ko abantu bose bagize uruhare muri iyi nkuru. Nibyo barahari. Rusi yagize ubudahemuka, Bowazi yakuranye umunyangamugayo, Nawomi yatanze inama z'ubwenge. Ariko abo bagore bamenye ko inkomoko nyakuri yo gusubizwamo intege atari umuntu, ntago ari umuntu, ahubwo ari Imana ubwayo. Ibi bitwigisha ko ubuzima bwo gusubizwamo intege cyangwa se imbaraga, kongera gusanurwa, bishobora kubamo uruhare rw'umuntu n'igikorwa cy'Imana. Imana idufashe. Bigakorwa byose icyarimwe. Rusi yakoze ibyo yagombaga gukora, Bowazi nawe yarubahirije inshingano ze zo gucungura. Rusi ibyo yakoze ni ukuba umuntu w'indahemuka, hanyuma Bowazi nawe yubahirije inshingano ze. Nawomi nawe yaragiye ayobora umukazana we mu murima kwa Bowazi. Ariko inyuma y'ibyo byose hari Imana yizerwa, yayoboraga buri kimwe cyose ikagenda igishyira ku murongo. Imana idufashe. Icyampa uyu munsi nawe Imana igashyira ku murongo ibyawe. Iyo Imana igusubije mu buzima, ujye ushimira abantu yakoresheje, ariko ishimwe rikomeye cyane ribe iry'Uwiteka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ishimwe rikomeye cyane ribe iry'Uwiteka. Abagore bakomeje bavuga bati: uyu munsi ntiyakusize udafite umucunguzi. Mbere muri iki gitabo Nawomi yumvaga Imana yaramusize ari ubusa, ariko ubu abagore batangaje ko Imana itigeze imutererana. Ntabwo iri jambo tubona hano muri iki gitabo rivuga ku marangamutima Nawomi yagize mbere yari ataraye, amarangamutima ye y'agahinda no kwiganyira ko yagize mbere yari ataraye ukuri. Oya, yarababaye koko n'ibindi, ariko nubwo ari mu mashimwe uyu munsi ntabwo bikwiye wamubabara, ahubwo bitwereka ko Imana yo mu gihe yari ababaye afite agahinda yiganyira abwira umuhisi n'umugenzi umubabaro we, Imana yo yari iri gukora ituje, itegura ibya nyuma y'ibyamubabazaga. Natwe rero hari igihe dufata icyemezo ku buzima bwacu tukavuga ngo ibi bintu byaratugoye, ibi bintu byabaye ikibazo, none rero twebwe nta cyiza kizongera kutubaho, ntabwo tuzongera kunguka, ntabwo bizongera kugira gute. Ariko igitabo cya Rusi kitwigisha ko tutagomba gufata imyanzuro ihoraho turi mu bihe by'agateganyo by'umubabaro. Ijambo umucunguzi rifite umwanya ukomeye muri iki gitabo. Mu mategeko ya Isirayeli, umucunguzi yari umuntu wo mu muryango wari ufite inshingano zo kurinda umutungo w'umuryango, kuwusubiza mu murage no gutabara abari mu kaga.
nicyo bitaga umucunguzi. Bowazi rero yabaye umucunguzi, aracungura wa Nawomi na Rusi mu budahemuka n'umukuri. Ariko kuri twe abakristo, Bowazi ni ishusho ya Yesu Kristo, umucunguzi mukuru. Twari tudashobora kwikiza icyaha cyangwa kwiyunga n'Imana ku mbaraga zacu, ariko Yesu yaraje atanga ubugingo bwe ku musaraba, atsinda urupfu, azuka kugira ngo natwe tuzabeho, maze adufungurira inzira y'imbabazi, agakiza n'ubugingo bushya. Iyo twacumuye twakoze ibyaha, umwami Yesu aratukunga akatugirira neza. Imana ishimwe. Niyo mpamvu gusubizwamo nyakuri bitangirira ku gucungurwa na Kristo. Imana ntihindura gusa ibibazo byo hanze, ibanza gusubiza umuntu mu mubano mwiza nayo. Iryo ni ryo shingiro ry'ubundi buzima bushya bwose. Abagore bakomeje kuvuga bati azagusubizamo ubuzima, azagusubizamo intege. Aha bigaragaza kuvugururwa, azagusubizamo intege, biragaragaza kuvugururwa k'ubuzima. Bisobanura cyane cyane imbaraga, kongera ibyiringiro no kongera kubeshwaho n'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nawomi ntiyari yarapfuye ku mubiri, ariko agahinda kari karishe umutima we. Mbere yari yaravugaga nk'umuntu utagifite icyizere. Ubu ngubu uyu munsi abantu bari gushima Imana kubwe, kuko Imana yongeye kumusubizamo imbaraga, Imana yongeye kumugirira neza. Imana ishobora kongera kugusubizamo. Iri ni rimwe mu magambo akomeye cyane y'iri jambo rikiza. Umuntu ashobora kuba akiriho mu mubiri, ariko imbere yaramaze gucika intege. Ashobora gukomeza gukora ariko nta munezero afite. Ashobora gukomeza gukorera Imana ariko umutima we warumye. Ashobora gusenga buri munsi ariko yumva imbere yumye. Imana ishobora kongera kugusubizamo ubuzima, ariko gusubizwamo intege ntibivuga buri gihe ko Imana ikugarura uko wari umeze mbere y'ibigeragezo. Hari igihe uguha ubuzima burushaho gukomera, burushaho kuba bwiza, Imana ikaguha ubwenge bwinshi, Imana ikaguha gushishoza, Imana ikaguha impuhwe, Imana ikaguha kwirinda, hahandi amakosa wagiye ukora ahinduka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nawomi ntiyasubijwe umugabo we n'abahungu be nk'uko bari bameze mbere, ahubwo Imana yamuhaye intego nshya binyuze kuri Rusi, Bowazi na Obedi. Bityo rero gusubizwamo imbaraga si ugusubirana ejo hashize gusa, ni umurimo w'ubuntu bw'Imana butanga ubuzima bushya ku munsi w'ejo. Imana idufashe. Abagore baravuze bati azakwitaho ugeze mu zabukuru. Ibyo bivuga ko Imana itatanze umunezero w'umunsi umwe. Imana idufashe cyane. Ntabwo Imana yatanze umunezero w'umunsi umwe, hoya. Ntabwo Imana yatanze umunezero w'umunsi umwe, ahubwo Imana itanga umunezero w'igihe kirekire. Abo bagore rero bo baravuga ngo azakwitaho kugeza mu zabukuru. Ese wari uzi ko Imana iteganya kutwitaho no kugeza mu zabukuru? Imana idufashe. Yamenyeshwaga ko atazagera mu zabukuru ari wenyine cyangwa adafite umwitaho. Bwari ubuhanuzi bw'uko Imana izamuha abuzukuru, izamugirira neza. Imana itwigisha ko itita ku bibazo by'uyu munsi gusa, ireba ibyo tuzahura nabyo mu minsi iri imbere. Ushobora kuba utinya ejo hazaza, wibaza niba uzabona imbaraga, ubufasha cyangwa ibigutunga, ariko Imana ibona kure y'aho amaso yawe agarukira, kandi ishobora kugutegurira ibyo uzakenera mbere y'uko bisaba. Imana idufashe. Hari n'irindi jambo ry'ingenzi muri uno murongo rigira riti uyu munsi. Hari umunsi Nawomi yagarutse i Betelehemu arira. Hari undi munsi Rusi yagarukanye ingano avanye mu murima wa Bowazi. Hari undi munsi Bowazi yakemuriye ikibazo ku irembo ry'umujyi. None uyu munsi abagore bashimye Imana kubera ko bari babonye ibimenyetso bifatika byo gusubizwamo intege mu mutima ndetse no mu bugingo. Icyampa uyu munsi. Haleluya. Icyampa uyu munsi ugasubizwamo intege. Icyampa uyu munsi ugasubizwamo imbaraga. Ubuzima bwawe nabwo bugizwe n'ibihe bitandukanye. Ntukemere ko umunsi umwe w'agahinda uba ari wo usobanura ubuzima bwawe bwose. Umunsi wo kurira si wo uzaba iherezo ry'inkuru yawe. Imana ishobora kukugeza ku wundi munsi
uzareba inyuma ukavuga uti ni ukuri Uwiteka yarandinze kandi aransubiza. Imana idufashe cyane. Umunsi wawe, icyampa ubuzima bwawe bukagira umunsi, icyampa ukagira umunsi uzavuga uti ni ukuri Uwiteka yarandinze, ni ukuri Uwiteka yaranshubije. Nanjye ntabwo nkiri uvuga ngo munyite Mara, ntabwo nkiri Mara, ahubwo ndi undi muntu mushya. Imana ishimwe. Rusi ibice 14 iragutumira kongera gusuzuma imyanzuro ushobora kuba warafashe ku buzima bwawe. Ububabare bushobora gutuma umuntu avuga amagambo ya nyuma ku nkuru Imana itararangiza kwandika. Nawomi yigeze kwizera ko yagarutse ari ubusa. Mu maso ye inkingi yose y'ubuzima bwe zari zaraguye. Ntiyabonaga uburyo ubuzima bwe bwari kuzongera kugira icyo busobanura. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kuri weho byari bigoye. Yaravuze ati sinzigera nongera kwizera abantu, umuryango wanjye ntuzigera wongera kubana neza, kazi kanjye kararangiye, umurimo wanjye wo gukorera Imana wararangiye, nshaje cyane ku buryo ntatangira ubundi buzima. Ye baba we, amagambo ye kwari ukwiheba gusa, nabuze byinshi ku buryo nta kizima nkiri cyo, akumva arihebye. Ayo ni amagambo yose yamuvaga mu kanwa. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira uno munsi ngo witondere gufata imyanzuro ihoraho igihe uri mu bihe by'agateganyo by'ububabare, mu gihe Imana igucishijemo, kubera ko ibi ntibisobanura ko ugomba kwirengagiza ukuri cyangwa kwiyumvisha ko ibibazo byose bizahita bikemuka. Icyizere cya Bibiliya si ukwibeshya. Gusubizwamo intege kwa Nawomi kwabaye buhoro buhoro. Yabanje kugaruka i Betelehemu, Rusi ajya guhumbura, ajya gutoragura ibyo kurya, Bowazi aza mu nkuru, ikibazo cy'amategeko kiraza kirakemuka, hanyuma umwana aravuka. Hanyuma Imana yakoresheje urugendo kugira ngo isohoze umugambi. Yaje kuzasaza neza abonye n'umwuzukuru, mu gihe abahungu be bari barapfuye nta mwuzukuru basize. Nawe ushobora kuba uri muri urwo rugendo, ntucike intege kuko utarabona iherezo. Reba ubuzima bwawe bw'amarangamutima. Gucika intege kenshi bishobora kwica umunezero wo mu mutima. Ushobora kuba warabaye umuntu utagikunda guseka, udakibasha kwizera ko hari byiza bishobora kongera kubaho. Imana ishobora kongera kugusubizamo ubuzima bwo mu mutima. Emera kubabara mu kuri, ariko ntukemere ko agahinda kaba ariho uba iteka. Senga, shaka abantu b'ubwenge bagufasha, fata igihe cyo kuruhuka, vugisha ukuri ibyo unyuramo, emera ubufasha igihe bibaye ngombwa. Gukira bishobora kubaho intambwe ku yindi, ariko ntuzigera ureka kwizera ko bishoboka. Reba umuryango wawe. Hari imiryango yababajwe n'urupfu, gutandukana, guhemukirwa, ibibazo by'ubukungu cyangwa amakimbirane. Iyo ububabare bumaze igihe kirekire, abantu batangira kwizera ko nta cyiza kizongera kubabaho. Inkuru ya Rusi twibutsa ko Imana ishobora kuzana ubuzima bushya mu muryango wakomeretse. Gusubizamo intege bishobora kunyura ku kubabarirana, ibiganiro by'ukuri, gushyiraho imipaka myiza, gushyiraho inama nziza, kwihana cyangwa gufata inshingano nshya. Nubwo atari buri mubano ushobora gusubira uko wari uri umeze mbere, cyane cyane aho harimo ihohoterwa cyangwa umutekano muke cyangwa kurwana cyangwa se ibiki, ariko Imana iracyashobora kuguha amahoro, iracyashobora kuguha icyerekezo n'intumbiro nshyashya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Reba urugo rwawe cyangwa umubano wawe. Ushobora kuba wararanzwe no kwangwa cyangwa kubabazwa n'urukundo rwacitse. Ntukemere ko umubano wawe umwe wangiritse ugutera kwizera ko ubuzima bwawe bwose bwangiritse. Emera Imana ibanze ikize umutima wawe mbere yo gufata ibyemezo bishingiye ku kwiheba. Rusi ntiyihutiye gushaka igisubizo. Yanyuze mu nzira yuzuyemo ubudahemuka, ubujyanama, icyubahiro n'ubunyangamugayo. Imana nayo izaguha ubwenge ku mubano wawe w'ejo hazaza. Reba umurimo wawe n'akazi kawe. Ushobora kuba warabuze akazi, warafunze ubucuruzi, waratsinzwe mu mushinga, cyangwa ukaba wumva nta terambere rishoboka. Ariko kenshi gusubizwamo gutangirira ku mahirwe asa n'amato. Amato rwose, akantu gato, ibintu ubona udashyizeho umutima. Inkuru ya Rusi yatangiriye guhumbura mu murima, ariko irangira yinjiye mu mateka y'ubwami bwa Isirayeli. Ntugasuzugura akazi gato, amahugurwa mashya, cyangwa gutangira bundi bushya. Ibyo watakaje ntibisobanura ko watakaje ubushobozi bwawe.
reba ubukungu bwawe, urebe igihombo cy'amafaranga gishobora gutuma umuntu atinya ejo hazaza imyaka myinshi. Ahari waratakaje amafaranga, winjira mu myenda, wafashe ibyemezo bitari byiza, cyangwa ubucuruzi bwawe burananirana. Saba Imana ubwenge maze utangire kongera kubaka buhoro buhoro. Gusubizwamo bisaba imyitwarire myiza, igenamigambi, kugabanya ibyo ukoresha, gucunga imyenda neza, amadeni no kwihangana ugasora neza. Ntukihutire inzira ziteye inkeke cyangwa z'uburiganya, kubera ko gushaka gukira vuba bijya bituma abantu bagwa mu cyobo kinini cyane. Jya wemera ugendane n'Imana buhoro buhoro. Kenshi Imana itanga umugisha ku bantu bagendera ku mahame meza no ku nshingano zabo. Reba umurimo wawe wo gukorera Imana. Hari abakozi b'Imana benshi bakoze umurimo bishimye, ariko ubu bacitse intege kubera guhemukirwa, amakimbirane mu itorero cyangwa inzugi zifunze. Ushobora kuba wibwira ko umuhamagaro wawe warangiye. Garukira Imana mbere yo gufata uwo mwanzuro. Emera ikiza umutima wawe, emera gukosora aho bikenewe, emera itandukanye umuhamagaro wawe n'ibyifuzo byawe bwite. Imana ishobora kugusubiza mu murimo nk'uwo wari usanzwe, cyangwa ikaguha uburyo bushya bwo kuyikorera. Ntukitiranye iherezo ry'igihe kimwe n'iherezo ry'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Reba ubuzima n'imbaraga z'umubiri, indwara cyangwa intege nke zimaze igihe bishobora gutuma ejo hazaza hateye ubwoba. Komeza gushaka ubuvuzi bukwiye, ukurikize inama z'abaganga, kandi wemere ko abandi bagufasha. Senga usaba gukira n'imbaraga, ariko nanone wakira ubuntu Imana iguha kuri buri ntambwe y'urugendo rwawe. Hari igihe gukira biza ako kanya, hari igihe biza buhoro buhoro, kandi hari n'igihe Imana iguha imbaraga zo kwihanganira urugendo rurerure. Ntugapfire gupima urukundo rw'Imana ukurikije umuvuduko wo gukira kwawe. Imana idufashe. Reba imyaka yawe. Rusi 4:15 ivuga by'umwihariko ko Imana izitaho Nawomi ageze mu zabukuru. Hari abantu batekereza ko bageze mu myaka ituma batakigira umumaro, bazabaho nabi. Bashobora kwibwira ko amahirwe yabo yarangiye, cyangwa ko nta kintu gishya bakongera gukora. Ariko Imana ntigabanywa n'imyaka y'umuntu. Ibyo ikora bihoraho no mu busaza. Izatugirira neza no mu bukecuru. Buri gihe cy'ubuzima gifite imbuto zacyo. Ushobora kuba utakibasha gukora ibyo wakoraga ukiri muto, ariko ubwenge bwawe, uburambe bwawe, amasengesho yawe, ubujyanama bwawe n'ubuhamya bwawe biracyafite agaciro gakomeye. Imana idufashe cyane. Nawomi yinjiye mu kindi gihe cy'ubuzima. Yafashe Obedi mu maboko, amwitaho, kandi aba umwe mu bagize amateka yagombaga kugera ku mwami Dawidi. Ntiyari azi iby'Imana yari iteganyije mu bisekuru byari imbere, ariko yari amaze kuba igice cy'umugambi wayo ukomeye. Ntugasuzugure ingaruka z'ubuzima bwawe bushobora gusubizwa kujyamo kubera ibyo wakoze. Ibyo rwose nusubizwa hazaza andi mateka mashya. Ushobora gukora ikosa, ingaruka zikakuzaho. Ntukazisuzugure, zarabaye, ariko ujye wingegesera ngo ubutaha utazongera gukora nk'ibyo. Ubuhamya bwawe bushobora gukomeza umuntu uri guca mu mibabaro nk'iyo wanyuzemo. Ubwenge bwawe, gukira kwawe bishobora gukiza abana bawe. Ubwenge bwawe bushobora kurinda urubyiruko gukora amakosa, kuko bumva ubuhamya bwawe bakabona nuko Imana yakugiriye neza, bagashima Imana. Ukwizera kwawe kongerewe imbaraga gushobora gutuma undi muntu atareka gukurikira Imana, akizera. Imana ntidusubiza gusa kugira ngo twumve tumerewe neza. Oya, iyo Imana igushubije iragira ngo yigishe abandi ko ibasha gukiza n'umuntu watawe, umuntu wahindutse ruvumwa. Imana ibasha kwereka abantu ko yamugirira neza. Ibyo ngibyo rwose birashoboka. Imana idufashe. Ariko numara gusubizwa, ujye wibuka ko amarira warize atazahanagurwa. Ntukibagirwe ibyabaye, jya ukomeza ubyibuke. Uzibuka ibyakubayeho, uzibuka abapfuye, uzibuka ibihombo, uzibuka ibiki, ariko uzibuka indwara, uzibuka iki, ariko numara gusubizwamo intege, uzazirikana Imana izabikugiriye neza. Imana nikugirira neza, ntuzibagirwe aho wavuye, ntuzahareke. Mwene data, mushiki wanjye, uramenye utazibagirwa aho Imana yagukuye. Nugirirwa neza, ntuzibagirwe. Mwene data, mushiki wanjye, ntucike intege ku nkuru y'ubuzima bwawe. Nawomi wigeze kuvuga ati, nagiye mfite byinshi, ariko Uwiteka yangaruye ndi ubusa.
niwe waje kumva abagore bahimbaza Imana bavuga ko yamusubijemo ubuzima kandi ikamwitaho. Inkuru yawe yavuye mu busa ijya mu gusubizwamo intege, ijya mu byinshi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Inkuru yawe yavuye mu gusharirirwa ijya mu guhimbaza Imana, yavuye mu rupfu ijya mu buzima bushya, yavuye mu kutamenya ejo hazaza ijya mu mugambi wagombaga kugera ku bisekuru byinshi. Imana idufashe cyane. Reka dushimire Imana yoho itwitaho, ariko mbere yo gushimira Imana no gusenga, reka tubanze turebe ibibazo byo gutekerezaho bibasha kugufasha. Ibibazo watekerezaho, reka tubanze tubirebe. Ibibazo bibasha kugufasha byo gutekerezaho. Ese hari aho nigeze mfata umwanzuro uhoraho ku buzima bwanjye kubera ibihe by'ububabare nanyuzemo? Hari igihe uvuga uti yewe sinzongera no kujya gucuruza, hari igihe uvuga uti sinzongera kujya mu rusengero. Birashoboka. Ibaze, ni ikihe gice cy'ubuzima bwanjye gikeneye cyane ko Imana ikisubizamo ubuzima, amarangamutima, umuryango, umubano, akazi, ubukungu, umurimo w'Imana, ubuzima bw'umubiri, cyangwa ibyiringiro by'ejo hazaza? Ni ikihe gice muri ibyo bice byose nkeneye ko Imana yongera gusana? Njyewe ndashaka ko Imana isana reputation, ibyangiritse bikongera bikaba byiza. Se wowe urifuza iki? Ese nemeye ko Imana insubiza ubuzima bwanjye binyuze mu rugendo nubwo rwafata igihe? Ni ibihe bimenyetso bito by'ubuntu n'Imana Imana iri kongera kubaka ishobora kubona mu buzima bwanjye uyu munsi? Ni gute Imana ishobora gukoresha ugukira kwanjye, ubwenge bwanjye, cyangwa ubuhamya bwanjye kugira ngo izanire abandi ibyiringiro? Reka dusenge. Data wo mu ijuru, uyu munsi nje imbere yawe nk'Imana ibona amateka yose y'ubuzima bwanjye kuva atangiye kugeza azarangira. Uzi ibihe byansheshe Mwami bikanca intege, aho nashegeshwe. Uzi ibihombo byahinduye ubuzima bwanjye. Uzi gucika intege kwanyambuye ibyiringiro, ndetse n'ibihe nibibajije niba ubuzima bwanjye buzongera kugira umunezero. Uzi amarira narize, uzi ibibazo natwaye mu mutima, kandi uzi naho nageze nkavuga nti ahari aha niho inkuru yanjye irangiriye. Data, mbabarira igihe cyose navuze amagambo ya nyuma ku nkuru y'ubuzima bwanjye. Wowe wari ugikomeje kwandika, ariko njyewe inkuru nsa n'uyirangije. Mbabarira kuko inkuru yanjye ntirarangira, uracyayandika. Mbabarira igihe cyose nemeye ko ububabare bunyemeza ko nta cyiza kizongera kumbaho, ko nta cyiza nzongera gukora, ko nta kazi keza nzongera kubona. Mbabarira. Kiza umutima wanjye icyizere gike, kiza ubwoba bwo gukora, bwo kongera gucika intege, kiza kwizera ko natakaje byinshi ku buryo ntagishobora gusubizwamo intege. Mana, nkiza ungirire neza. Nkiza Mwami, unyiteho ungirire neza. Wowe Mwami usubizamo abantu intege, nyitaho kandi ungirire neza. Mwami, ubuzima bwanjye aho umunezero wanjye wapfiriye, wongere uhumekemo ibyiringiro. Mwami Yesu, humeka ibyiringiro aho umutima wanjye wacitse intege, wongere umpemo imbaraga. Aho gucika intege kwatumye numva nta kintu nyiricyo, ongera unyibutse ko nkiri umwana wawe. Aho agahinda kahindutse umwirondoro wanjye, nyibutsa ko ububabare ari igice cy'inkuru yanjye, ariko atari bwo Mwami uzagena iherezo ryacu. Mwami, ni iherezo ryanjye. Mwami Yesu, ungirire neza. Nyigisha kurira imbere yawe mu kuri, ariko Mwami ntume ubuzima bwo kubaho mu gahinda ubuziraherezo, ahubwo uhindure nanjye mbona umunezero. Data, ngushyize imbere ubuzima bwanjye bw'amarangamutima. Uzi ibikomere ntabwira abantu, uzi Mwami ibitekerezo byanjye, ibyo ngenda nibuka Mwami bingarukaho umunsi ku munsi, kandi ibyo urabizi Mwami. Uzi uburyo nshobora guseka imbere y'abantu kandi imbere nkiri mu bubabare, umutima ubabaye. Mwami Yesu, urabizi hari ubwo dusekera imbere y'abantu ariko tukibabaye. Injira muri ibyo bice byihishe, ubikize mu izina rya Yesu. Ubikize Mwami, mu butwari bwo gusaba ubufasha igihe bukeneye. Mpa abantu b'ubwenge bazangira inama. Nyigisha Mwami kuruhuka Mwami no kukwitaho. Mwami, wongere umpa ubushobozi
bwo kukwizera, twumve tunezerewe, numve ntacitse intege mwami. Mwami ndasabira imiryango yababajwe n'urupfu, amakimbirane, mwami ndabasabira, abo bose ndabasabira, amakimbirane, gutandukana cyangwa ibibazo by'ubukungu, injira muri izo ngo mwami, izo ngo zinjiremo, ugire icyo wakora Kristo, ubagirire neza, humuriza abarira aho bari hose, ubahumurize, kiza mwami, aho kubabarirana bishoboka utange kubabarirana, abantu bababarirane mu izina rya Yesu. Komeza ababyeyi barera abana bonyine, abapfakazi, abagore, abagabo, abo bose abikoreye imitwaro iremereye y'imiryango bonyine, basubizemo amahoro, bagirire neza. Data turasabira, ndasabira mwami ingo n'imibanire, ukize imitima yakomerekejwe no kwangwa, guhemukirwa. Mwami hari abantu bakomeretse, tanga ubwenge mu mibanire, wongera abantu babane neza mwami. Mwami ndasabira ababuze akazi, abashomeri bagirire neza, abahombye ubucuruzi, abatakaje amahirwe cyangwa bumva icyizere cy'umwuga wabo cyarashize, wongera ubasubizemo ubutwari, baha ibitekerezo bishya, ubumenyi bushya, umurava. Mwami amarembo mashya abakingukire mu izina rya Yesu. Kingura imiryango yabo mwami, imiryango mishya ibafungukire mu izina rya Yesu, ubagirire neza, nukuri babone ahantu h'ukuri ho kwinjirira. Mwami uducira inzira, mwami Yesu Kristo, nukuri amatangira matoya ntitukayasuzugure, ahubwo ukomeze kutugirira neza. Data dusabiye abafite ibibazo by'ubukungu, amadeni n'ibindi byose mu izina rya Yesu, abatakaje amafaranga, abafite imyenda, bahombye, abicuza, bafashe ibyemezo, abose turabasengeye mwami, urinde ubwenge bwa buri wese, bohora mwami abantu mu isoni n'ubwoba, utwambure umwambaro w'isoni, utwambike umwambaro w'ubwiza, twambike umwambaro wo gukiranuka. Urinde abantu buriganya, urinde abantu za ruswa, urinde abantu urusimbi, urinde abantu inzira mbi no gushaka gukira vuba, kuko ibyo byangiza ubuzima bigatura abantu mu madeni. Tugirire neza mwami, twigishe kubaho neza, guteganya neza no kuba ibisonga byiza by'ibyo waduhaye mwami. Mwami dukomeze kubaho ubuzima bw'amahoro. Mwami turasabira abagaragu bawe bacitse intege, turasabira abapasitoro, ababwiriza butumwa, abasenga, abayobozi b'amatsinda no kuramya n'abandi, abo bose bagirire neza mu murimo wawe. Data dusabiye abarwayi hirya no hino, abarwaye indwara zidakira, amakanseri, ibiki n'ibindi byose, turabasabiye mwami kugira ngo bagirire neza. Oh haleluya, girira neza abantu bawe. Turasabira mwami abumva ko imyaka yabo yabambuye agaciro, babona imyaka babayemo ntacyo bagezeho, barabona aho hari ibitazahinduka. Turabasabiye, ongera mwami wibutsa abantu ko bafite agaciro, ongera wibutsa abantu mwami, koresha ubuhamya bwabo guhumuriza abakiri batoya, ntukemere ko hari uwizera kubera mwami. Data dushyize ejo hazaza mu maboko yawe mwami, ntituzi bizaba mu bice bikurikira by'inkuru yacu, ariko wowe urabizi. Turakwizeye, twizeye ko ejo hacu uzatugirira neza, twizeye ko uzatwitaho. Duha ubuntu no kwihangana, twihanganire urugendo, dusubizwemo imbaraga. Ntukemere ko twihutira mwami ibintu by'akanya gatoya, hoya mwami, ahubwo tugendere mu buntu bwawe. Urakoze, turagushimye, tugushimiye ko uhagurukiye kutugirira neza, tugushimiye ko ugiye kutwitaho. Urakoze kubw'amahirwe tugifite imbere yawe, urakoze kubw'amahirwe tugifite muri iyi sosiyete yacu, urakoze kubw'amahirwe tugifite aho tuba, urakoze kubw'amahirwe tugifite aho dusengera, urakoze kuko uduhaye icyerekezo, urakoze ko uduhaye icyerekezo mwami kidasubira inyuma, kandi icyerekezo cyawe nitukigiramo tuzakugirira umumaro. Nutugirira neza mwami, tuzagukorera, tuzakiranuka, tuzaba inyangamugayo, tuzakugirira umumaro. Ntabwo tuzagutesha agaciro kuko uri Imana. Turizera ko ushobora kudukomeza, turizera ko ushobora kubana natwe, usubize ubuzima bwacu ku murongo, ibyacu byose ubijyemo, jya mu nguni zose, ujye muri buri kimwe cyose mu izina rya Yesu. Ugende mu nguni z'ibintu byacu, uve mu bana ugere mu byo dukora, ugende hose hose, abadayimoni bose ubirukane mwami. Turagushimye ko wumva, turagushimye ko ukiranuka, kandi kubana natwe ukatugirira neza mu izina rya Yesu, amen.